sinkunda abahungu. Reka masuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nanawe kaze kuri YouTube channel yacu bita Culture Cinema cyangwa se kuri account yacu bita Culture Cinema. Iki kiganiro cyose muraza kugisanga kuri YouTube channel yacu bita Culture Cinema. Reka mukobwa atubwire ibintu bitanu byihuse bidusobanurire byiza biri muri Culture Cinema nicyo iri kwigisha. Byose nabihuriza hamwe akubitabangura bidondene mwasa kuyisanga kuri YouTube. Bakunzi ba Culture Cinema ikintu nabifuriza cyo Culture Cinema yaje mu muco nyarwanda, mu muco gakondo, kubyina. Hari n'abantu dukunda kubyina, buri turabyina, hari ibitaramo. Ngiye nkunda n'abantu babyina, ntago nasuzugura kuko ni ibintu nyine abantu ubona ko ari umuco. Ikindi kandi rwose tugomba kuba abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Ni byiza nyine kuba twasigasira umuco nyarwanda. Reka ngusabe ikintu gitoya Alice, noneho uyu munsi niki uri kumva ugiye kuza kutugezaho kuri Culture Cinema, niki ugiye kudukorera, niki ugiye kutwigisha ubu ngubu? Culture Cinema ikintu cya mbere ngomba kumakinga sure ko kiri fresh mu mikorere yacu. Tugomba kuzamuka nyine tugakorana imbaraga, tukaba dufite time ihagije, tugakora nyine nk'uko bikwiye, tukareka kujya twicisha abantu irungu. Hari ibintu nyine biba bigomba gukorwa byinshi. So nabashishikariza yuko nyine tugiye kubikora tutikoresheje. Gira ikintu usaba abantu kuri TikTok ya Culture Cinema, gira ikintu basaba gitoya cyane bagukorera. Bakunzi ba TikTok yo kuri Culture Cinema, ikintu nabasaba ni ukudusapotinga, mugakanda subscribe nyine mugakora share ku buryo uyiha n'umushiti wawe ukamubwira ati aba bantu rwose gira ikintu wabazamuriraho. Turabashimiye kandi turabakunda, tuzakomeza tubakunde.